Abanyarwandakazi muraho ni Meddy. Ibihe byo kurangiza umwaka ni ibihe byo kwishimisha no kwishimana n'abacu. Ariko kwishimisha iyo bidakozwe mu rugero bishobora gushyira ubuzima bwacu bw'abandi mu kaga. Bityo rero twirinde gutwara ibinyabiziga twanyoye ibisindisha. Umutekano wo mu muhanda tugira inshingano zacu twese. Gerayo amahoro. Polisi y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo mu bukangurambaga bwa Gerayo amahoro barakangurira abaturarwanda gukumira impanuka zo mu muhanda muri iki gihe dusatira impera z'umwaka, aho abantu bakora ingendo nyinshi bajya gusangira n'imiryango, inshuti n'abavandimwe babo bishimira ko basoje umwaka amahoro mu bice bitandukanye by'igihugu. Abakora ingendo n'ibinyabiziga basabwa kugira uruhare mu buryo batwarwamo, birinda kurebera amakosa y'abashoferi ashobora guteza impanuka. Ingamba twashyizeho rero ni ukubwira abanyarwanda yuko uko bakwiye kwitwara muri iyi minsi mikuru mbere y'uko izo mpanuka ziba. Bakwiye kwirinda abatwara ibinyabiziga kurenza ku amategeko yabugenewe, gutwara ku muvuduko urenze, kugenda uvugira kuri telefoni, uburangare mu muhanda, kugenda wandika message, kudaha uburenganzira abanyamaguru, gusuzumisha ibinyabiziga byawe kugira ngo utware ikinyabiziga mu by'ukuri muri iyi minsi ikinyabiziga gifite ubuziranenge, n'andi mabwiriza yose n'andi mategeko yose agenda areba kugendera mu muhanda. Ariko ikindi gikomeye nuko noneho tubwira n'abagenzi, ngira mwabibonye twagiye mu modoka kandi turakomeza tugiye kwigisha n'abanyamaguru muri kwezi kose, no kubabwira ibyo bagomba kwirinda. Ariko noneho ibintu byo kwishimisha mu kwezi kwa 12 turabizi ko bihari byo kwishimisha Noheli n'ubunani, abaturage cyangwa se abaturarwanda bishimira ibyo bagezeho, bishimira ibyo bakora, bafata n'ingamba cyangwa umwaka utaha, turabizi yuko bijyana n'impanuka. Turagira ngo rero abanyarwanda bazabikore bazirikana umutekano mu muhanda n'amategeko agenga uburyo bwo kugendera mu muhanda, gutwara ikinyabiziga n'uburyo witwara muri rusange. Niyo mpamvu rero hazabaho ubukangurambaga bwinshi, hazabaho hirya no hino mu gihugu bwabaye, aho tuvugira hano mu ntara enye n'umujyi wa Kigali wa gatanu mu burere 30, ariko tuzakomeza kuyirinda kugera uyu mwaka urangiye mu by'ukuri twongera imbaraga, ntabwo imbaraga zizagabanuka. Kugira ngo abagenzi barusheho kumenya uburenganzira bwabo ndetse n'abashoferi bakibutswa ibyo bagomba kwirinda igihe batwaye ibinyabiziga, Polisi y'u Rwanda ku bufatanye na sosiyete y'itumanaho ya Airtel Rwanda ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mu bukangurambaga bwa Gerayo amahoro batangiye ubukangurambaga bukorewe mu modoka zitwara abagenzi, aho abagenzi baganira n'abayobozi batandukanye imbona nkubone. Uku niko byari byifashe batangiza iyi gahunda y'umutekano mu muhanda muri uku kwezi kwa 12. Muri Polisi y'u Rwanda ndetse n'abakuriye transport companies cyangwa se izi sosiyete zishinzwe gutwara abantu. Ntabwo rero iyi campaign cyangwa se ubukangurambaga buzahagararira aha, buzakomeza nyuma y'umwaka 52 tuzongera dusubiremo turebe icyo twagezeho. Ariko noneho ubutumwa n'ubuhe, murabizi yuko twinjiye mu kwezi kwa 12, abantu bagiye gutangira kugenda hirya no hino mu gihugu basanga babo, basura inshuti n'abavandimwe, bishimira ibyo bagezeho, bafata ingamba nshya. Mugomba kwirinda impanuka cyangwa se gukora ikintu icyo cyose cyaguteza ibyago kugira ngo ube wagira impanuka. Icyambere, abari mu modoka mugomba kwirinda ko ababatwara barenza amategeko, murayazi, cyangwa se bayaviola cyangwa se batayubahiriza. Kugenda vugira kuri telefoni, kurenza umuvuduko wabugenewe, kunyuranaho nabi, gupakinga nabi mu muhanda cyangwa se ahageze guhagarara hariho hose hatemewe. Ibyo byose namwe ariko iyo muzano tubifuriza ko mujya muri iki kinyabiziga amahoro, mukakiva amahoro, mujyaho mugiye mu ngo zanyu. Niba ugeze mu muhanda ugomba kugendera ibumoso bw'umuhanda ubisikana n'ikinyabiziga. Nyamuneka abantu bagenza amaguru, ntabwo imodoka igomba kuwuturuka inyuma, ni amakosa kubera ko ibyago byo kugonga biriyongera. Ikindi ni ukwambukiranya umuhanda ahabugenewe hari imirongo. Ikiyongeraho nuko ibintu byo kugenda wandika message cyangwa uvugira kuri telefone nabyo ni ikibazo cyaguteza ibyago. Niyo mpamvu ndetse ni sosiyete y'itumanaho turi kumwe na kubera ko icuruza amatelefoni ndetse n'ibindi byose bijyanye nayo. It's a matter of pride, privilege. We have assembled here, all of us, for a very important iby'igiciro kuba twese turi hano, ni ku mpamvu y'ingirakamaro yo kugaragaza ko umutekano wo mu muhanda ari uwa buri wese. Airtel nka sosiyete y'itumanaho kandi ishaka kugera ku banyarwanda bose, niyo mpamvu turi kumwe na polisi muri ubu bukangurambaga kugira ngo muri rya tumanaho dukora rifashe ubu bukangurambaga bwa Gerayo amahoro kugera kuri bose. Ubu bufatanye tubwitezeho kugabanya cyane umubare w'abakomereka n'abicwa n'impanuka. Turongera kwibutsa abakoresha umuhanda bose kubahiriza amategeko y'umuhanda kandi bakasuzumisha ibinyabiziga byabo uko bigomba.
twizera ko buri wese akoze neza ibyo agomba gukora byazatanga umusaruro mu kugabanya impanuka zo mu muhanda. Umutekano wo mu muhanda ni ingenzi cyane, twese tuwiteho. Muri ubu bufatanye twiyemeje gutera inkunga ubu bukangurambaga mu buryo bwose bushoboka, tugeza ubutumwa ku bantu batandukanye, ubibutsa kugira uruhare mu mutekano wo mu muhanda kuko ari ingenzi. The road is your most important thing. Murakoze cyane. Rero icyo dusaba abo duha ubwo burenganzira bwo kubatwara, icya mbere nuko babaha agaciro nk'abagenzi, babatwara neza, bakabageza aho mujya amahoro. Dukangurira abashoferi kugira ikinyabupfura, kubavugisha neza, kubatwarira igihe, mwageraho muviramo bakabaha umwanya wo kuvamo neza batabahutaje. Ubuzima bwanyu mu gihe ubonye udahawe serivisi ikwiriye, agaciro kawe nk'umuntu, hamagara polisi, uhamagare na RURA tubafashe. Mushobora no gufata amashusho ahamya ko hari itagenze neza, twayashingiraho gukora iperereza, tukaganiriza uwo mushoferi tukamusaba kwisubiraho. Kampeni ni umwaka wose, ariko ntizahagarara kugeza igihe iri jambo rizabera gusuhuza umuntu uko umubonye mu gitondo ukamubwira tugerayo amahoro. Dufite abagenzi aho bambukiranya umuhanda, akambukiranya umuhanda ari kuri telefoni. Ejo bundi byarabaye hano haruguru aho imodoka yamugonze ari muri zebra crossing ari kuri telefoni, cyangwa se ufite ekuteri mu matwi udashaka kumenya yuko hari imodoka zigomba kwambukiranya umuhanda, ukagera hagati aho abanyamaguru bambukira ukigira kuri telefoni, ugasanga mu by'ukuri uhaburiye ubuzima mu buryo bw'amanzaganya. Rero ni inshingano z'umuturage uwo ari we wese ndetse n'umushoferi uwo ari we wese, natwe twese dushinzwe kureberera ibi bigo, gufatanyiriza hamwe kugira ngo ubuzima n'impanuka byose, impanuka tuzigabanye kandi tubungabunga ubuzima bw'abantu. Mu gihe cy'amezi 7 ubukangurambaga bwagerayo amahoro bumaze gutanga umusaruro ki? Abakoresha umuhanda babwungukiyemo iki? Ubukangurambaga hari umusaruro bwatanze kuko ni ibintu bigaragara. Niyo ugeze kuri urgence hari aho twakira abantu bakoze impanuka, usanga dufite abarwayi batari benshi cyane kuko byari bisanzwe bimeze mu minsi ya kera. Ngatekereza ko ubukangurambaga bwakoze igikorwa cyiza kuko imibare yaragabanutse cyane. Nubwo abantu baba bakoze impanuka, kuko umuntu iyo yakoze impanuka hari ibintu byinshi bihatakarira, yaba ari umwe baba ari babiri, ariko nanone hari icyo ubukangurambaga bwakoze kuko byaragabanutse cyane. Kugira ngo tuzasoze umwaka neza kandi abanyarwanda bazabashe kurya neza, ndatekereza ko twagomeje kurya neza nta bari mu bitaro b'impanuka bakoze impanuka uwo munsi. Ntitugomba gukora iminsi mikuru ngo abantu birare, cyane cyane kuko inkomere dukunze kubona ni zige abantu bakoze impanuka na moto n'imodokari n'amagari n'ababaguye hasi bikubita hasi. Bikavuga ngo iyo umuntu yitwaye neza muri iyo minsi mikuru ashobora kurya iminsi mikuru neza kandi ntagire impanuka. Muri izi mpanuka iminsi mikuru zikunze kugaragara nyinshi kandi ubu ngubu byari byatangiye gucogora. Twashishikariza abanyarwanda kugira ngo bazagerageze kubungabunga umutekano dufite kugira ngo bareke gukora impanuka nyinshi muri iyi minsi tugiye kujya mu minsi mikuru, kuko impanuka igira ingaruka nyinshi. Ikagira ingaruka ku muntu wenyine wakoze impanuka, ikagira ingaruka ku muryango, ikagira ingaruka mu gutakaza amafaranga, ikagira n'ingaruka mu gihugu kuko wa muntu wakoze impanuka ntakora, n'umurwaje ntaza gukora. Bityo rero ngashishikariza abantu bose kwirinda impanuka kugira ngo tuzabashe gusoza umwaka neza, tutabashe gukora tutagize impanuka zikanganye kugira ngo zituzana kwa muganga. Gahunda yagira amahoro urayizi? Icyo ndakizi. Avuga ko umunyamaguru tagomba kwambuka umuhanda yitaba telefoni, agomba kureba hirya no hino imodoka ziri imbere n'inyuma. Ikindi kitwemeza ko kugenda kwacu ugomba kugendera ibumoso ureba ibinyabiziga bikureba. Iyo bavuze gera amahoro wumva iki? Gera amahoro nyine ni kwa kundi bababwira ati bashoferi mugende neza, mugabanye imivuduko, mugende mutanywe inzoga, mutanywe ibiyobyabwenge kugira ngo mugereyo mubagezeyo abo bagenzi bose amahoro. Gahunda ya gerayo amahoro ikubiyemo ibintu byinshi. Hari ugutwara ikinyabiziga utanyweye ibisindisha, hari kubahiriza amategeko y'umuhanda,
kubahiriza ibyapa byo ku muhanda, imirongo mu muhanda n'ibindi byinshi bitandukanye, kandi ukubahiriza n'umuvuduko wagenwe kugira ngo udakora impanuka. Iyi gahunda ya Gerayo Amahoro ubona imaze gutanga uhe musaruro? Gahunda ya Gerayo Amahoro ni ukuvuga hari impanuka nyinshi cyane. Nk'urugero, kuba ureba ikinyabiziga nka kiriya kiguturutse inyuma, ubu nawe ndahamya ko nawe uparitse nabi, wagombye kuba uri hariya hakurya. Ubu gutya ntabwo nubahirije gahunda ya Gerayo Amahoro? Oya, nawe waparitse nabi. Iyi gahunda ya Gerayo Amahoro ubona imaze gutanga uhe musaruro? Umusaruro abaturage se ko ntaho bagipfa, mbere barapfaga ukumva ngo yanutse ngo Shirongi, ukumva ngo yavuye ku musozi kubisa hasi kubera umuvuduko, ukumva ngo zagonganye. Ariko ubu ngubu izo mpanuka nubwo wajya muri traffic hariya wasanga wa murongo uba aho hejuru w'impanuka waragabanutse. Ubu abantu rwose kugira ngo bagire impanuka banapfe cyangwa hagire n'ikibazo kibabaho na accident nk'izindi biba bisanzwe. Gahunda ya Gerayo Amahoro urayizi? Ndayizi. Dusobanurire. Urabona nk'uku nguku tuba twaje Nyabugogo, kwambuka hano byari ikibazo. Kwambuka hari benshi bagiye bakora accident tukabibona, ariko nk'ubu ngubu twambuka nta kibazo gihari. Umusaruro nuko nta muntu ugipfa. Impanuka zaragabanutse. Iyi gahunda ya Gerayo Amahoro ubona imaze gutanga uhe musaruro? Buri munsi mu mujyi aho wanyuraga hose yasangaga abantu bagaramye mu muhanda, impanuka cyane cyane abamotari, ariko muri iyi minsi uramara icyumweru rwose nta mpanuka ubona igaragara mu muhanda, ubona ko byatanze umusaruro cyane. Gerayo Amahoro hari akamaro yagize kanini, nk'iyo witegereje nk'uburyo twagendaga mu muhanda nk'abashoferi, uburyo abashoferi bamwe nkatwe twitwaje ko wenda twaba dutwaye nk'imodoka nini, ugasanga tubangamiye imodoka ntoya cyangwa ibinyabiziga bitoya ku byacu nka moto, bigatuma byatera nk'impanuka, kubangamira abagenzi. Ibyo byose aho Gerayo Amahoro ije bakayitwigisha, hari icyo byatunguyeho, byahinduye mu myumvire. Umuntu arebye ukitegereza usanga hari impanuka zaragabanutse cyane. Iyo ugereranije icyateraga impanuka cyangwa uko impanuka zagendaga n'iz'uyu munsi zaba biratandukanye, kuko impanuka umuntu ashobora kuba agenda mu muhanda, umuntu akambuka umuhanda, akambuka nabi agahura n'imodoka, umushoferi nawe yumva ko afite uburenganzira bwo gukoresha umuhanda, ariko iyo witegereje usanga mu by'ukuri Gerayo Amahoro ahiziye, umushoferi asigaye agenda mu muhanda yitwararitse cyane. Ubukangurambaga bugamije gukumira impanuka zo mu muhanda burakomeje, abakoresha umuhanda bibutswa uruhare bafite mu mutekano wabo, ari nako ingamba zikomeza gushyirwaho kugira ngo buri wese azasoza umwaka yirinda impanuka, atangire undi azirinda n'abandi. Icya mbere ni umutekano, ni ubuzima, kuko nta cyasimbura ubuzima. Turakomeza twibukiranye ubu butumwa binyuze mu buryo butandukanye, ku buryo ubu bukangurambaga duhuriyeho na polisi bugera hose. Gerayo Amahoro. Murakoze cyane. Inspectors barura n'abapolisi rero bazarushaho kongera ingufu cyane muri iki gihe cy'impera z'umwaka, kugira ngo turebe ko twarangiza umwaka amahoro, nta muntu ugize impanuka, nta muntu uhutajwe, kandi abantu bishime, babone na serivisi nziza bakwiriye bayihabwe, ariko tugere iyo tujya amahoro, dutangire umwaka amahoro, tuzanakomeza. Kwigisha no guhozaho ibi bihe, turashaka yuko biva mu bihe byo kugira ngo umuntu aratinya itegeko abigire amahitamo ye, ariko noneho bizageraho bibe umuco ku buryo buri muntu wese abyumva. Niyo mpamvu twatangiye no mu mashuri, twagiye mu kiliziya, ejo twahuraga n'abantu nabo bihaye Imana, turi uburyo byajya ahantu hose basengera bakabwira abanyarwanda, kubera ko tuzi abanyarwanda bose barabagana. Niyo mpamvu dukorana n'izi sosiyete, kubera ko nazo zifite abakiriya. Kuba rero dutangiye kare, ukwezi gutangira, turumva yuko mu by'ukuri kandi n'ubukangurambaga bumaze ibyumweru 30 bizajya kujya kijye mu bindi byumweru biza, kugira ngo uyu mwaka ushire ari uko abanyarwanda bamaze kumva nta mpanuka rwose dukeneye, ntayo dushaka, ntayo twifuza, kandi turumva yuko itazaba, kubera ko ibipimo biragaragaza yuko impanuka zimaze kugabanuka.